inshuti bakunze kwa Hotable Talk, mbifurije amahoro, mbifurije urukundo, mbifurije umunezero, mbifurije kuba imfura, mujye mifura aho muciye hose, mujye mu binyangamugayo. Nta kintu cyiza nko kugira umutima utaducira urubanza. Uyu ni wa mwanya rero w'ifunguro ry'umunsi ritunga abatwebwe b'imbere, maze tukabasha kubaho kandi turiho. Mbahaye ikaze, ni karibu ku meza, njyewe dusangira nk'uko musanzwe mubimenyereye. Amazina yanjye nitwa Pascaline. Uyu munsi ikintu tugiye gusangirira hamwe ni cyerekeye ubuzima. Munyemerere mbikore nifashishije urugero rumwe. Igitabo, murabona kino gitabo, iyo witegereje igitabo muri rusange, igitabo kiba kigizwe n'impapuro nyinshi zitandukanye, aribwo tugenda twita ngo ni page. Kiba kigizwe n'impapuro nyinshi zitandukanye, nyinshi cyane. Kandi ikintu cyanditse kuri uru rupapuro, ikintu kiri kuri iyi page ntabwo ari cyo kiri kuri page yindi ikurikira. Byumvikane yuko iki gitabo kiramutse kirimo ibintu bisa, ntabwo cyagira uyu mubare wose w'izi mpapuro, kuko ntabwo umuntu yakomeza kujya gute kuzisoma. Ariko nyamara nubwo iki gitabo kigizwe n'izi mpapuro zose, igitabo cyo ni kimwe nyirizina, kiraganisha ku kintu kimwe, ntago ibitabo ari byinshi, ntago ibitabo bitandukanye, uretse impapuro zirimo imbere ariko zivuga ku kintu kimwe uyu muntu yashatse kutubwira. Ndagira ngo uyu mwanya wa none, aka kanya, iki gitabo ugifate nk'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe ntago ari igitabo kigizwe n'agapapuro kamwe, harimo ibintu byinshi cyane. Kuva uvutse kugeza amagingo aya, harimo ibintu byinshi byagiye biba byinshi. The same, ni kimwe nyine neza na cya gitabo gifite impapuro nyinshi cyane. Njyewe mfite ikibazo, niki gituma uyu munsi wa none ugera kuri page runaka itameze neza, warangiza ukahita uyisimbuza igitabo cy'ubuzima bwawe bwose? Why? Niki gituma ugera ku kantu kababaje uyu munsi wa none, nkaho wavuze uti iyi page ntabwo iryoshye, reka nyisimbuke, wowe ukifuza kuyigumaho? Hari izindi nkuru zabanje nziza, ariko nta kintu ziba zikubwiye, nta kintu na kimwe, ikintu cyabaye mu buzima bwawe cyiza kiba kikubwiye mu gihe ugeze ku gapaje ka none katakuryoheye, katagenze uko wowe ubishaka. Niki gituma iteka ubuzima bwacu twumva bugomba gukomera no kutugora? Why? Umusore yakwanze, it's okay. Umusore yakwanze nyine, page ugezeho, agapapuro ugezeho, nuko nyine byagenze. So biramara iki se kuguma kubitekereza, kuguma kwiha ibihano? Wanze kurya, hari impamvu yagiye. Ntabwo yagiye kubera ko utamukunze, ntabwo yagiye kutamuhaye amafaranga, ntabwo yagiye kutakoze biriya, yagiye kuko yagombaga kugenda. Ujye ureka abantu bagende, kandi hari abandi bantu bagukunze. Kuki utazirikana za page zabanje imbere mu buzima bwawe nziza zabayeho? Kubera iki? Umuntu yagiye, ariko hari ibindi bihe byiza mwagiranye, hari izindi page zabanje. Mujye mureka twibabarire, mujye mureka twumve yuko ubuzima bwacu buramutse budafite ibintu bivangavanze ntabwo bwaryoha, ntabwo bwaba bufite igisobanuro, kandi ntabwo bwaba bukura. Ikigaragaza ugukura, ikigaragaza impinduka, nuko iteka hari ibintu bishyashya bigenda bivuka mu buzima bwacu. So ntabwo ushobora guhitamo uvuge ngo njye nzagerwaho n'ibyiza gusa, ngo ibi bintu bizigera bingiraho. Oya, ntabwo ubuzima ari uko nguko bumeze. Ubuzima ni uruhererekane rw'ibyiza n'ibibi. Uyu munsi ushobora kuba umeze neza, ejo hakaza ikibazo kigomba kuza. Uyu munsi ushobora kuba ufite ikibazo, ejo hakaza ibisubizo. Ibyo ntabwo ari igitangaza, mureke ibyo bintu tubifate nk'ibintu bisanzwe. Nta buzima butagira ikibazo, nta buzima butagira icyiza. Niki gituma iteka duhora twiganyira? Niki gituma iteka tugera ku kantu kamwe tukakagumaho? Ibintu bibi bishobora kutubaho, bikaduhindura, bikatubabaza. Icyo si ikibazo, ibyo biri normal, ni bisanzwe. Ariko ibiri ikibazo ni ukubigumamo, ntushake kubisohokamo. Twebwe twaremewe ibyiza. Niba ikintu kitakugendeye neza uyu munsi wa none, iyo page yiveho, soma iyindi ikurikiyeho.
gira ubutwari bwo kwandika iyindi nkuru nziza uyisimbuze ya yindi urimo uyu munsi wa none. Gira ubutwari bwo kurema ikindi kintu cyiza kijyanye n'uko ushaka, nacyo nikitagenda neza ukireke ujye ku kindi. Uko niko ubuzima bukoreka. Mureke turyoherwe n'ubuzima, mureke duhange amaso icyiza kituryoheye, cya kindi kije kutwigisha tukima agaciro. Ariko munyemerere tubeho kandi turiho iteka kandi tujye tubera n'abandi ab'umumaro. Ntabwo twe turemerwa kwitaho twebwe ubwacu twenyine, ahubwo twaremewe no kwita ku bandi. Ngaho rero ntukajye ucikanwa n'aya mafunguro. Iteka uko uzajya wegera meza ngo utunge umubiri, ujye ko nawe w'imbere akeneye kugira gute kubaho. Wewe imbere ni roho n'ibitekerezo byawe. Ikindi kandi ujye umfasha kugaburira bariya bandi, hariya wowe ugera njye ntabasha kugera, maze twikikiza abantu bafite imbere hazima, kuko nibwo butunzi bukomeye. Murakoze cyane, nakagaruka.